Halo bakunze bo muri TV show, mumeze mute? Mwaramutse mute? Mwiriwe mute? Muraho mumeze neza? Reka nizere ko buri muntu wese uri munkurikira ameze neza kandi nta nubwo mwamera neza icyarimwe nkuko mpora mbibabwira, ariko Uwiteka abane namwe. Niba utameze neza senga, niba umeze neza senga, ahantu hose uri usenge. Ubwo rero nishimiye kubana namwe nkuko mbakunda. Niba umeze neza ukaba ufite imbaraga nkanjye, shima Imana. Niba utazifite ihangane, ejo bizagenda neza. Nibwo buzima, niko isi imeze. Nishimiye kubana namwe nanone, ndizera yuko Uwiteka abarinze neza cyane. Rero ndaje kugira ngo tuganire ku bintu nkunze kubona abantu bigira, mwagira ngo bageze mu ijuru, mwagira ngo bageze ahantu hatari ibibazo, mwagira ngo bageze aho mwanze atabasha kugeza umwambi. Hari abantu mu isi bameze nkaho bayiguze cyangwa bayiranguye, bazi ko nta kintu kibi cyababaho, bazi ko ibyago bitabaho, bazi iki. Ibyo bintu ngiye kubabwira nanjye mu by'ukuri mwana we, reka naye kuvugira hejuru. Ariko hari abantu nkuko maze iminsi ndeba ibintu, hari ukuntu ndeba ibintu nkabireba nkabona mind abantu bafite, nkibaza eske aba bantu bari inaha mu isi cyangwa bageze mu ijuru. Niba utemera ikintu cyangwa utemerwa n'umuntu ikintu, ntabwo ari ngombwa kumukomerekesha aho yatsindiwe wowe wenda washoboye gutsinda. Buriya gutsindwa bibaho mu buryo bwose. Niba nsindiwe ahantu wihankomerekeresha ngo wumve yuko ubona hatsindiwe ntacyo maze, nta bwenge, nta gitekerezo, nta mu mutwe, ahantu hose byanze. Oya, kuko nawe nureba neza hari ahantu uzasanga wa muntu yaratsindiye nyamara wowe udashobora gutsindira. Nkaba rero nshaka kuvuga ku kintu cya divorce. Abantu baba divorce ndabashuhuje cyane mu izina rya Yesu. Nimukomere, nimuhumure. Hanyuma abantu baba divorce buriya ari babiri baba bazi icyo bapfuye. Umwe abazi ukundi byagenze kugira ngo batandukane. Ibyo reka ne kubitindaho, sinje no kwinjira no muri divorce cyane, ahubwo nje kuvuga ku bintu nkunda kumva n'abantu. Ni ukuri muri sosiyete yacu harimo abantu baba bafite imitima, ukibaza se koko uno muntu ari mu ijuru. Hari umugore wigeze gutrendinga ngo ngiyeho gukora divorce napfa. Yes, ibyo ngibyo yashakaga no kwamamara, yaje kubivuga, ndibaza ko mu mutima we atarakomeje. Ariko se niba wumva ibintu gutyo nta kibazo, ni wowe ubyumva gutyo, komera pe kandi usaba Imana kugira ngo igukomeze. Niba hari ikintu kibi kibaho ku isi, uko njya numva babivuga, ni icyo ngicyo. Uzarebe niba uri kumwe n'umukunzi wawe mumeranye neza, niba hari ikintu gitera ubwoba, ni icyo ngicyo pe. Nanjye niba hari ikintu kintera ubwoba mu buzima, ni icyo kintu, kuko mba numva sibyo. Ariko ntago ari umwanya mwiza wo kujya kujomba wa wundi byabayeho igikwasi, ngo wumve yuko nyine we isi yamurangiriyeho, ntiyaciriweho iteka. Ibyo ni ibintu mugomba kumenya. Ntabwo uriya muntu, abantu divorce benshi bakunda kuza ku social media arakubwira ati biriya ni ibyago nk'ibindi. Ari umuntu mperutse kubona ababaye, aravuga ati abandi bagore iyo bapfushije abagabo bagapfakara bagira ikiriyo, ariko twebwe iyo tudivorishije baraguca bakaguheza. Iyo wumvisha umuntu nk'uwafite agahinda nkako, tekereza umuntu ugereranya divorce n'urupfu. Yaravuze ati byose ni ugutandukana. Iyo umugabo wawe mutandukanye yapfuye, abantu baraza bakagufata mu mugongo, bakaguha pole, bakakwihanganisha. Ariko iyo mutandukanijwe na divorce, baraguca bakakugira igicibwa. Kandi ni igihe cyiza ubu bakeneye, ni igihe cyiza umuntu wawe mwari mufatanyije ubuzima aba gucitse, babandi baba bakwiye kukwegeramo. Nicyo gihe cyiza baba bakwiye kukwegeramo bakakubabarega, nabo baba babuze umuntu. Ariko ibaze kubana n'umuntu umwaka wose, imyaka 10, hari n'aba 20 nagiye mbona mugatandukana. Umbwira yuko utabuze umuntu. Hari ibyo mwaba mutumvikanye, ibyo ndabyumva, ariko hari icyuho kinini ujyanye mu mutima cy'umuntu mwabanye mwageranye igihe. Ikintu rero naje kubona mu bantu, ni uko umuntu wakoze ibyo bintu aba ari umunyabyaha, aba ari umuntu isi ifata ukwayo, ifata nk'umuntu wananiranye, utabaho, utagira gute. Yego wowe wamufata nk'umuntu
umeze uko nguko, ariko we mu mutima we niwe ubuze ukuntu aba ameze. Rero ubwo ikintu cyatumye mbitekereza ngo mbivuge, hari ahantu nari ndi mu minsi ishize, noneho umuntu apureyinga ijambo ry'umukozi w'Imana w'umumama, umukozi w'Imana uri ku masosho media w'umumama ariko wamudivorce. Noneho havamo umuntu umwe w'umupapa, ntabwo yari amuzi nyine, niyo abapapa baba batenjera mu bintu bya gospel cyane, niyo abapapa nyine baba batari ba mu rusengero cyane ngo amenye uyu nguyu ni umupasiteri n'ibi. Arangije aravuga ati kandi uwo muntu ubwiriza ibyo wasanga nta mugabo afite. Noneho ndamaze se ikibazo uwumvishe ijambo cyangwa kuki se ubundi uhise wumva yuko nta mugabo afite? Ngubwo wasanga rwose uwo muntu nta mugabo afite, ngubwo wasanga arimo kubwiriza gutya abeshya nta mugabo afite. Abantu bazi yuko abantu badivorce nta gakiza baba bafite. Sinje kuvugira abadivorshije, sinadivorshije rwose, nta nubwo nzanabikora pe. Nicyo kintu nsaba Imana, niyo gift mpora nsaba Imana mu buzima, ngo Mana uzandinde iki kintu, kuko ibikomera abantu bafite ni byinshi. Ntabwo navuga ngo ndavugira uwo muntu cyane, ariko nanone uri uvuze gutyo ntabwo ubuzi ngo uriya muntu ese byagenze gute. Abantu babiri inshuti zanjye biragoye ko babana, wumva ibintu undi ntimubyumve kimwe, uko mudahora mubyumva kimwe kenshi bikaba byinshi, hakavamo umwe akavuga ati rero ngewe ndananiwe ntabwo nshaka kwihanganira ibi bintu. Rero mu by'ukuri icyo nagira ngo twumvikaneho, ntabwo kuba umuntu adivorshije ubuzima bwe buhagaze, ntabwo ari umuntu utavuga ibitekerezo. Usanga ari abantu bahezwa mu nama, usanga ari abantu bahezwa ahantu. None se nimba yaragize ibyo byago, n'ubwonko bwe bwarangiritse ku buryo kapasite y'ubwonko bwe yagabanutse ku buryo utamutumira no mu nama y'umuryango. Hari abantu nzi baheza mu nama z'imiryango pe, bakabaheza bakabafata nk'abadahari. Banavuga n'abantu barakakate, weya ni ikirumbo yarananiranye, umuntu wananiye umugabo se, umuntu wananiye umugore se. Yego wenda yaramunaniye, ariko nawe afite ibintu bimukomerekeje. Ntabwo ari umwanya mwiza wo kumuta, ntabwo ari umwanya wo kumutererana, ntabwo ari umwanya wo kumuha satani burundu. Muzane muri sosiyete z'abandi bantu, muganire ibindi, kuko iyo mugiye kuganira bitandukanye n'iby'urugo. Ahashize he ntihamwambura ubwenge we, ntihamwaka ibitekerezo bye. Mu by'ukuri ni ukuri pe, tugira amagambo meza, tukabwira abababaye neza, byagenda neza. Wowe yego ufite urugo warahiriwe, uri kumwe n'umugabo wawe neza, ibintu ni amahoro, ibyo ngibyo nibyo twese tuba twifuza. Ariko si ugize biriya byago uramuheza kubera iki? Ubwo rero iyo nama ni y'umunsi. Divorce mu bantu, divorce ni nk'urupfu, n'abayikoze barabyivugira. Niba umuntu akubwiye ngo ni nk'urupfu, iyo ubuze uwawe ugize ibyago. Ntabwo rero umuntu yagira ibyago muri ubwo buryo natwe ngo tumusonge. Reka tubakunde, tubiyegereze. Uzi ko hari igihe umugore aba ari mu kigare cy'abantu, mwubatse mumeze neza, wagira ibyago wa divorce muri cya kigare ukazashiduka baragukuye muri Nyakano, kandi wari ufite abantu, kandi barakwemera nk'umuntu ufite ibitekerezo. Ubwo rero ibyo bintu mubyirinde inshuti zanjye, nicyo kintu nagira ngo tuganire. Ubwo nk'ubwo impamvu mba mbivuze nk'ibyo biganiro, ubwo kandi uyu nguyu wasanga nta mugabo afite, cyangwa ukabona nk'ibiganiro byiza cyangwa ama event meza, ngo ni ukuri ngo yananiranye nta mugabo afite. Ugasanga ari umuntu abimenye nyuma bihise bimutesha agaciro, kandi mbere utarabimenye wumvaga ari byiza wafashijwe, ariko bimutesheje agaciro kubera yuko umenye iyo nkuru. Biriya bintu abantu bayikoze bazi neza ko ari ibyago nabo bahuye nabyo, bazi neza ko ari urupfu bahuye nabyo. Mwibasonga ngo mubongerere, kuko nta muntu n'umwe utari munsi y'ijuru, nta muntu n'umwe udafite ibibazo. Ushobora kuba utari umudivorce ariko abana bawe barakubereye iciro ry'imigani, kuko bibaho. Hari igihe ubabyara maze bakagukoza isoni koko, kandi wibaniye neza na shari wawe. Ibyo byose rero bivuze yuko n'ibibazo by'ubuzima mwihangane. Ufite ibi byago aganire n'ubifite, twunganirane nibwo buzima. Ubwo rero
uwo nari nashaka kubwira ubwo yumvishe wumva ari byo cyangwa yakomeretsaga umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi yihangane. Ndagira ngo mbasezereho mbabwira ngo amahoro y'Imana, urukundo rw'Imana, gufashwa n'umwuka wera bibane namwe. Imana ibayobore, ubwiza bwayo bubabeho. Bye bye, love you, ndabakunda cyane.